Yes, nanone kandi nkuzanye muri ya quartier nziza cyane, quartier yitwa Igasanze. Aho ngaho ni muri Nduba, ni mu centre ya Gasanze. Ni quartier nziza irimo amakadasiteri meza, aho batanga autorisation de bâtir, ni mu miturire ndetse ni muri site, nawe urabyibonera. Yes, muri quartier rero nkujyanyemo nje kukurangira uyu mutungo mwiza utimukanwa. Ni umutungo ugizwe n'amazu menshi. Hariho aya mazu uri kureba hano imbere, ni amazu y'ubucuruzi, ni imiryango ibiri, hakabaho porutaye iganisha hari amazu hariya kuri ya konoshi, ni konoshi y'abapangayi, ifite imiryango igera kuri 4, ushobora no kubyazamo irenga 4. Nkuko uri kubibona irazamuka ikagera haruguru cyane, ni ahantu hanini cyane. Ndakubwiye ngo uyu mutungo uri mu buso bunini cyane. Aya mazu yose uri kubona hano ni amazu y'ubukode, imiryango imwe iri imbere ku muhanda munini y'ubucuruzi, hanyuma indi kaba hari inyuma nkuko narimbi kweretse. Ku maso iragaragara neza. None hari iyi porutaye yinjira kuri iriya nzu wayibamo. Tuvuge yuko ushaka kuhatura, unahacururiza ndetse ufite n'abapangayi, byose bihita bikunda. Iyi portail niyo ikwinjiza iwawe. Urabona imbuga nini, inzu ni nziza, wayibamo nta bintu byinshi uyikozeho. No kuvuga ngo iyi nzu iri ku mafaranga make, kubera yuko miliyoni 45 zonyine twahita tuyiguha, ukahita wegukana uyu mutungo ugizwe n'inzu nini yo kubamo, hakaba indi nzu nini y'abapangayi, hakaba ndetse n'indi miryango 2 y'ubucuruzi iri ku muhanda. Ukeneye iyi nzu rero, ukeneye uyu mutungo utimukanwa ugizwe n'aya mazu, nyandikira kuri nimero yanjye ya WhatsApp, iyo ngiyo ureba muri screen, cyangwa se unampamagare, ndahita ngufasha cyane kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza cyane. Mwibutse ko iyi nzu ifite icyangombwa cyayo kirihariye, iri mu centre ya Gasanze, mu buso burenga 400. Kuyigeraho ni iminota hagati y'5 n'10 n'amaguru, bitewe nuko urimo kugenda, ndetse uramutse uteze akamoto ntikarenza amafaranga 500 yonyine.